nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze kuri YouTube. Ubu tugiye kubagezaho abantu 9 bakoze plastic surgeries, nyuma yaho bakaba bibirenze mbere batarajyayo. Ubundi plastic surgery bisobanuye iki? Plastic surgery bisobanuye kwihinduza cyangwa se kugira igice cy'umubiri wawe uhindura ukagisimbuza ikindi. Duhereye ku mwanya wa 9 turahasanga umugore uzwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yitwa Donatella Versace. Ni umuyobozi w'uruganda rumurika imideri, afite imyaka 60 y'amavuko. Urebye isura ye ameze nk'umuntu ukanganye cyane, katujye ku izuru rye ndetse n'iminwa byiwe urebye neza ni ibintu bidafite ihuriro. Tudaciye ku ruhande, uyu munyamideri ibyo yakoze ntago byamuhiriye habe namba, kuko abamuzi neza muri za 90 babonaga ko kariyeri ye yo kumurika imideri imukwiriye, ariko ubu ntiwamenya icyo ari cyo. Tugeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Jocelyn Wildenstein. Uyu mugore yavukiye ahitwa New York City mu mwaka w'1940, ariko kuri uyu munsi turiho ntabwo ashaje, ahubwo ni mubi cyane. Uyu munyamerikakazi yatakaje ku sura ye amafaranga arenga miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Uyu munyamerikakazi yatakaje ku sura y'amafaranga arenga miliyoni 4 z'amadolari, ubishyize mu manyarwanda usanga bingana na miliyari zirengaho. Ubwiwe nawe yivugiye ko yageze ku cyo yifuzaga cyamuhaye gutuza, avuga ko ari byo yashakaga, ari nabyo yiyumvagamo, kandi we ubwiwe abona ari mwiza cyane. Inkuru ibabaje kuri uyu mugore nuko umugabo we yamutaye, ariko nawe nturinde wibaza icyo bapfuye, ahubwo reba ku foto uri muri video. Uyu mugore afite ubutunzi bungana na biliyoni 2.5 z'amadolari y'Amerika. Tugeze ku mwanya wa 7 turahasanga uwo bita Kelly Ben Simon. Uyu nta kibazo afite ku isura ye, ntago ari cyo gice yahinduje, ahubwo ni ku mabere ye. Uyu mugore arazwi cyane kuko akora ibintu bikunzwe cyane kandi na benshi, by'umwihariko mu bijyanye n'imyidagaduro. Ben Simon yatangiye gukora nk'umumodo mu 1980. Yaje kwakira ibihembo by'uko ari uhiga abandi mu kazi yakoraga, kandi atarahanganyemo n'abakeya, bituma amenyekana cyane. Ahabwa ikiganiro cy'ingenzi kuri television. Ikiganiro cye cyitwaga The Real Housewife of New York City, bisobanuye ngo abagore ba nyabo mu ngo zo mu mujyi wa New York. Icyo kiganiro yakoraga nacyo cyarakunzwe cyane muri za 2008, ariko abafana bamwitaga umugore ufite amabere ateye, bamwitaga umugore ufite amabere adafite foromire, kubera ko amabere ye ntabwo yari ameze nk'ay'abandi. Bavugaga ko amabere ye adafite ishusho, kandi bakavuga ko amabere ye ari mabi. Kubw'amahirwe yarayahinduje, nibura afite meza kurushaho. Tugeze ku mwanya wa 6. Turahasanga uwo bita Daryl Hannah. Ni umukinnyi w'amafilime muri Amerika, ndetse aranayategura. Yari mwiza cyane pe, nshingiye ko twese tumuzi muri filime yakunzwe cyane yitwaga Wall of Street, aho yakinaga ari kumwe n'uwo bita Michael Douglas. Ariko ubu ni amayobera. Ese ko yari mwiza n'iki cyamuteye kujya munsi y'icyuma? Isura ye nziza yarangiritse, none ubu n'undi muntu tutazi ku izina, ariko tutibuka neza ku isura ye. Ntago yemeraga imyaka, ariko byatumye afata umwanzuro mubi, kandi uwo mwanzuro ntago wari ukwiye. Erega umugore ushaje mu myaka ariko mu sura utabibona, burya niwe burya inamba mu bandi. Yihoye ko bamubonaga nk'umwana, none se byari bimutwaye iki? Tugeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5
turahasanga uwo bita Michael Jackson, umunyabigwi, umwami w'injyana ya pop. Yari umunyabigwi uzwi cyane, umuhanzi wari ukunzwe ku isi hose mu myaka yatambutse, by'umwihariko muri za 90. Nawe yihinduje izuru ndetse n'uruhu. Nyuma yo kwihinduza yabaye undi muntu utangaje, by'umwihariko abantu batangiye kumubonamo nk'umuntu usekeje. Yari umukire kandi mwiza kandi uzwi. Jackson yari umunyamuziki wa mbere watinyutse guhindura ibara ry'uruhu rwe. Tugeze ku mwanya wa 4, turahasanga uwo bita Michael Rourke. Twese tumuzi muri filime nka Expendables. Yatangiye akazi ke nk'umukinnyi w'umwuga mu by'iteramakofe, ariko nyuma yaje kubihagarika. Quentin Tarantino yamuhaye akarore gato muri filime yitwaga Pulp Fiction. Yarabyemeye nta gushidikanya. Uku ko ari nko gucapanya ku nzira imugeza ku Mana imutunze, ariko nanone ntago byumvikana kuki se we yagiye munsi y'ibyuma koko. Yisimbuje imisatsi, ngaho iminwa ndetse n'amaso hejuru ya plastic surgeries gusa. Tugeze ku mwanya wa 3, turahasanga Amanda Lepore. Yavukiye muri New Jersey mu 1967. Azwi nk'umunyamerika umurika imideli ndetse akagira n'iyo yihangira. Uyu yihinduje igitsina cye, yakinnyeho n'amafilime makeya. Tugeze ku mwanya wa 2, turasanga Carrot Top, uzwi cyane nk'umuntu usetsa abandi ba comedian. Carrot Top uzwi cyane nk'umuntu usetsa abandi, abo bise aba comedian, ndetse arakina akanategura. Yavumbuye uburyo bwihariye mu gukina comedy. Yanditse filime nyinshi nziza, harimo izo bitaga Mr. Snow, King of the Hill na The Sweet Life of Dick. Ariko ubu uwo mugabo ni mubi, arakanganye ndetse aranatangaje. Tugeze ku mwanya wa 1, turahasanga umukobwa cyangwa se umuhanzi, artist bita Sherry. Twese turibuka indirimbo nyinshi nziza yakoraga nk'iyitwa Believe. Icyo gihe buri wese yabashaga kumva uko ijwi rye ryari rikomeye nta kurinda ubishidikanyaho. Aracyari umunyabigwi mu ruganda rutunganya filime ndetse n'umuziki rwitwa Hollywood. Kubera iki yashatse guhinduka? Reba isura ya Sherry, iratandukanye cyane n'iya mbere, n'uruhu rwe rwarahindutse. Yibagishije inshuro 2 gusa, ariko zari zihagije kugira ngo zimugire utibukwa. Nawe tubwire umuntu tutavuze waba warihinduje, yaba umunyarwanda yaba umunyamerika, bikagutangaza. Mukore subscribe kuri iyi channel. Urakoze.